urubyiruko, Badrama ni umuntu ufitiye impuhwe urubyiruko, ni byiza. Icyo nifuza ko numva gikenewe mu Rwanda, nibyo koko nkuko Badrama bivuze, u Rwanda ni like open air prison. Ibyo ni ibintu bigaragara. Nimba umuntu adashobora kuvuga, nimba umuntu ashobora kubyuka mu kanya yari afite ubutaka akabwamburwa, ni nkuko muri gereza waba ufite akantu. Ntabwo ndafungwaho, ariko njye numva bavuga ngo abantu iyo bafunze baba bafite ahantu habo barara, ahubwo ntabwo ufite uburenganzira na bumwe ku kintu icyo ari cyo cyose. Sheila, nta burenganzira na bumwe ufite ku kintu icyo ari cyo cyose. Ubu ni ukuvuga ngo abantu ntabwo ari ibanga, n'abantu b'intore hano barimo baza bakabinyomoza. Hari abantu bihaye kuba nk'abavugizi ba leta batabibahembera. Ubu mu Rwanda ubutaka burasorerwa, ariko noneho ikintu cyabaye nyuma y'uko bamaze kongera mituweli bakajyana ku 2020, umuntu uri kurenzaho iminsi ingahe udatanze umusoro. Nimba icyangombwa cyawe usanzwe wishyura 100, bagahita bagukubira inshuro 4. Ni ukuvuga ngo ugiye kwishyura 400 ku cyangwa just command. Murabizi n'ibintu bajya bakora amasystem akadelayinga agafailinga. Ni ukuvuga mu Rwanda, nimba udafite uburenganzira ku butaka bwawe, nimba udafite uburenganzira mu kuvuga ibyo utekereza, nimba bashaka kugushimutira umugabo, wajya kumubaririza bakakubwira ngo ufite abana bato yagenda nawe batakwica, icyo ntabwo ari igihugu. Urumva? Ikindi cya kabiri, ibi bintu bavuga, ubu buzima ntabwo Badrama bivuze ngo ntabwo ngo ibintu bya FPR ntabwo bikeneye ko umuntu abivuga cyane. Ni ibintu bigaragara, hari ibintu birengagiza FPR ibyaha imaze gukora. Ikintu birengagiza ni uko abo bantu birirwa bica amanywa n'ijoro, bakajya kubajugunya mu Kanyaru. Abantu babatwara kubajugunya mu Kanyaru ni babyara bacu, ni basaza bacu, nibo bataha amajoro mu saa 10 z'ijoro bahahamutse bavuye guta imirambo mu Kanyaru, bakababwira ngo fata aba bantu ugenda ujye kujugunya kuko babisha. Ni nacyo kibazo gikomeye cyari mu Rwanda. Ahantu hose haba abantu bica, ariko ikibazo igihugu cyacu ni umuntu arica mu izina rya polisi, arica mu izina ry'igisirikare. Ntabwo ari byo kuvuga ngo ni umufandi umwe uri corrupt, ngo ni umupolisi umwe uri corrupt. Wapi, ni system. Hari ijambo ngo reka icyo gipinga. Iyo barivuze igipinga ntabwo kigira ubwoko, mugomba kubimenya. Iryo niryo terabwoba mu Rwanda. Ntabwo igipinga kigira ubwoko, ntikigira akarere. So bahita bavuga ati reka icyo, iyo iryo jambo rivuzwe bamwica ureba ukanamwitabira. Ubundi habanza ikintu cya character assassination, hakaza character assassination, abantu bakabanduza umuntu, bakavuga ukuntu Victoire bakamufata bakamushyira hariya, bakavuga ukuntu ngo ari umwana w'umujenosideri, bakamwanduza, bakamuvuga ukuntu ari umuntu w'iterabwoba, bakavuga ukuntu avuga amagambo y'amacakubiri, kandi binavuga abanyarwanda bose barabyumva. Barangiza ikintu baba bagamije cyo kugira ngo banduze umuntu, no kugira ngo umunsi bamwishe hatazagira umuntu umugirira impuhwe. Ariko ibi bintu ntabwo ari byo. Kuza nimba bavuga ko icyaha ari gatozi, ni ibyo bintu byaba ari byo birirwa bakiza ngo mama ye ngo ni interahamwe n'ibiki ngo yishe abantu. Icyaha ko bavuga ko ari gatozi, ni kubera iki icyaha kiba gatozi ku muntu wenyine ukorera FPR, ariko ntikibe gatozi ku muntu ushaka utumva ibintu kimwe nabo? Ni gute Neri Mukazayire aba ameze neza kubera ko avugira FPR, kubera ko agenda nawe mbona bimeze nka tortire bamuharasinga ahantu hose, ngo murabona ngo uyu nguyu ngo ni umwana w'umujenosideri, ngo kandi ngo twamuhaye akazi. Ni favors Neri ariko Neri isi yose ubwo arabizi, n'isi yose irabizi, nawe nanamwibutse ko natwe tubizi, n'urubyiruko ayoboye tubizi ko ni igicuruzwa cyiza. We ni asset muri politike. Ntabwo ari umunyepolitike, si n'umuminisitiri, ni asset muri politike ya diplomasi ya FPR na Kagame. Asset abanyarwanda bajye bavuga ikintu bahita bakivuga straight, kuko Kagame afata amateka yacu akayacuruza mu nyungu ze. Twakorewe jenoside, twarababaye, ariko uburyo wayicuruzamo n'uburyo ayivugamo ayitesha n'agaciro. Aho amaze kwitesha agaciro bashaka kwigereranya n'abantu bapfira mu bihuru cyangwa bagira n'ibiki. Abantu barapangiwe bakicwa kubera Kagame kuyitesha agaciro amanywa nijoro, akagera naho ahimba asset nk'izo ngizo. Usanga agomba gufata umwana agafunga nyina, umwana akamugira minisitiri kugira ngo ajye yuzuza dokima aho agiye hose asinya ati now I have ministers. Their parents, they are in a jail. You know what I mean?
arega nabo n'ibyaha banakoze at the end of the day bigira n'igihe barabakatiye ngo tumenye babakatiye kingana iki cyabagenda bongeza igihe kugira ngo nyine uko umwana azakura niko na nyina yongererwa ibihano ayifike kuko ni igicuruzwa. Thank you wakomeza ariko ko bakumve ntago ari impuwe zindi nta nubwo ari ukuvuga nta nubwo ari demokarasi cyangwa ibiki no uriya ni asset. Urakoze cyane kunganira Rama. Ikintu naguma mbwira urubyiruko nuko icyo dukeneye nk'urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo twibohore ntabwo dukeneye ibintu birenze, dukeneye twebwe kumva ko ari ibintu bitureba tukitekerereza, kuko uramutse utekereza ntabwo wakumva ko Neri nta kibazo afite ngo Victoire akigire. Nimba ari abantu bose bakiza ko ababyeyi babo bakoze jenoside, ni gute umwe ashobora kuba abayeho neza undi akaba abayeho mu buzima bumeze nko kuzimu? Ni gute ayo mashereka Bizimana yirirwa avuga ngo nta mashereka yonse? Ni gute bavuga ko iyo ngengabitekerezo izungurwa, bamwe bakaba bameze neza ikazungurwa n'abantu badakorera FPR bayopoza, ariko abakorana nabo iyo ngengabitekerezo ntibabe bayifite. Ibyo ni ibintu batubeshya nk'urubyiruko. Mfite akabazo gatoya rwose ukadusubize ko hari ibiturenga twabona nk'umwana w'imyaka 20 ashobora kuvuga ikintu ukavuga kuki umugabo w'imyaka 70 atakibona. Reka mbanze nkubaza akabazo k'amatsiko, ubundi wisanze muri situation sibyo ukonka amashereka atarayo umubyeyi wawe ko ngewe noneho n'ibyamoko tunabyihore, ushobora konka y'umurusiya, ushobora konka y'umuyapani, ushobora no konka ay'intama cyangwa y'ihene ukanabaho ukajya n'ubuzima bwiza. Ubundi ibyo bintu byakubera umusaraba cyangwa byakubera ubucunguzi kuri wowe? Ayo mashereka uramutse yonse ntagutane akagukuza ntuyonke ngo uvemo umuntu. Aba bantu b'intore birirwa batuka bo babonye baharasinga abantu babonye ntakwanduza iyo mico mibi yo kumva udafite umuntu muri wowe. Uretse ko ntabwo nibaza ko ibyo bintu by'umuntu uburyo witwara muri societe bifite aho bihuriye n'amashereka umuntu yonse. N'abantu bavukana ntabwo abantu baba ntabwo umeze nk'umuvandimwe wawe. Baravuga ngo indi byara mweru na muhima. Urumva abantu nyine batandukanye, umuntu arivukira. Iyo ni imigani y'Abanyarwanda. Ntabwo uba umeze nk'ababyeyi bawe, ntabwo uba umeze nk'iki, ariko by'umwihariko ibirenze ibyo byose mu mategeko y'u Rwanda icyaha bavuga ko ari gatozi. Ibi bintu byo kumva umuntu ashaka kuvuga ikintu kitagenda bakaza bakamwakiza ngo ikibazo kiba gishingiye Sheila ni ukumva igihugu kirirwa cyaka inkunga mu mahanga no ku banyarwanda ngo turi gushyira mu bigega bishinzwe kurwanya ideoloji za jenoside cyangwa amacakubiri cyangwa ivangura, bikaba byanateje n'impfu harimo n'abasangirangendo bacu nka ba Kizito bazize nyine ko bashatse gushyigikira uwo murongo bahawe na leta. Ntabwo Kizito yakwiyetinze uyu murongo, ni nako gahinda n'igisebo n'ikimwaro kiba kuri FPR ikwiye kumenya. Ntabwo Kizito yigeze kwiyetinga uno murongo, yafashije guverinoma gushyira mu bikorwa, ahubwo guverinoma iza gusanga icyo kintu kiri mu nyungu z'abanyarwanda ariko kitari mu nyungu y'agatsiko. You really understand icyo nshaka kuvuga? Imvufu yacyo igitsindagira ni ukubona minisitiri wa Minubumwe ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda azi kwigisha amacakubiri neza, ntanagere n'aho ashobora kuvuga ati Imana yarakoze aho nabuze umubyeyi nkonswa n'undi mubyeyi aba mbasha kuba minisitiri. Ahubwo agavuga ati heri no come on. Mu gihugu turi kubaka sosiyete nyarwanda igizwe n'abanyarwanda bahuriye ku moko atatu, wowe ukikomanga mu gatuza ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda tumaze imyaka 30 twubaka, ukavuga ngo ntago nakonswa ni come on. Biriya bintu ni urwego rubi, ni ukuvuga ngo uriya nawe n'interahamwe nk'izindi, kuko abafasha abantu umubare munini ntazi nuko ungana, kuko mu Rwanda tukikora iyo mibare ngo tumenye ngo hari ubwoko harutubara abanyarwanda, ariko nta ataniye n'abajenosideri kuvuga ikintu nk'icyo ngicyo. Nibyo ba Mugesera bavugaga, nibyo bajyaga ku mateleviziyo ngo ziriya nzoka. You understand? So ibyo bintu
birababaje, biteye agahinda, kandi bijye bikomeza bikangura abantu barebe ko ibyo babwirwa atari byo bikorwa, kuko ababivuga bo si byo bakora. Murakoze. Yego Rama, urakoze. Gusa ndangiza na point yanjye, harimo abantu bazamuye ibiganza bagiye kubaza ibibazo. Navuga ko nk'icyo wari uvuze kuri Kizito, ntabwo Kizito yaba akiriho Bizimana yakabaye ahari. Ni ukuvuga ngo bishe umuntu nka Kizito kugira ngo haboneke post ya Bizimana. Ntabwo Kizito yari kuba ahari. Kizito wavugaga umuntu, Kizito yavugaga ko ndi umunyarwanda, biba nziza no kuba umuntu. Hari icyo nari mvuze bo babonye uwo murongo kukwepa, kandi ni wo murongo muzima abanyarwanda dukeneye, bicuriye kugira ngo bazamure Bamporiki na Bizimana. Ingeri n'icyo mbona urubyiruko rw'u Rwanda rukeneye, nguma mbivuga, sinzi nimba abantu babyumva neza, urubyiruko rw'u Rwanda rukeneye kwiyumvamo agaciro kuri umunyarwanda, kugira ngo wumve ko ukeneye impinduka, kugira ngo wumve ko ukeneye freedom, kugira ngo wumve ko ushobora kugira ububasha bwo kuvuga nk'ibyo navuga cyangwa nk'ibyo Rugaba yavuga cyangwa n'undi yavuga. Ntabwo bisaba ibintu bikomeye, ntabwo bisaba nk'ubuvuka ku mujenerali, ntabwo bisaba kuvuka kuba uvuka ku iwanyu mwarabaye muri politike, ntabwo bisaba iki. Bisaba ko wowe ubona ibintu by'akarengane ukabyanga, ukavuga ngo dufite itegeko nshinga rimpa uburenganzira bwo kwemera ko ibi bintu atari byo. Ibintu byose bigomba gutangirira mu mutwe. Urumva, ibintu byose bigomba gutangira mu mutwe, ugatangira wiyemeza ukavuga ngo njyewe nta muntu ugomba kunyintimida ambwira ngo uratinya ngo barakwita umwana ngo w'intera hamwe, ngo barakwita umwana ngo barakwita ngo umwana w'ikigarasha, ngo barakwita ibiki. Ibyo bintu byose bashaka kukwita byirengagize, wowe wibuka ubunyarwanda wifitemo, wibuka ko uri umunyarwanda, wibuka ko ari uburenganzira bwawe, bizagenda neza. Ubona ukuntu Kagame avuga ngo iki gihugu ngo uru Rwanda ngo twararukobokeye, nimba ari no kurukobokera, nimba ari no kururwanira. Urwo Rwanda rero abavuga, wowe urubyiruko ugomba kumva ko Kagame atakurusha ubunyarwanda. Abana ba Kagame ntabwo bakurusha ubunyarwanda, nta muntu urusha umunyarwanda undi. Rero nimba abantu bavuga ngo bahagurutse bafata imbunda barwanirira uburenganzira bwabo, hano nta nubwo tugeze igihe cyo, ntabwo igihe tugezemo no kwirirwa ufate telefone yawe urwanira uburenganzira bwawe. Fata telefone yawe urwanira uburenganzira bwawe. Ariko njye nkuma mbivuga, abantu batanga umusanzu ko bashoboye. Na mu gitondo hari ikiganiro nakoranye na Ndabaga hamwe na Tabita. Nimba udashoboye kuvuga, duhe n'umusanzu wo guceceka, kuko dufite abantu kuvuga ibintu. Rama, ushobora kuvuga ibintu ukavuga ngo ukavuga ngo ihora habona yaburiwe irengero, ari hehe, ukamutabariza. Nimba we muri komenti yawe udashaka kuza ngo unere ingabo mu bitugu uvuge ngo nibyo koko uyu Sheila, reka ngufashe kuri iyo point. Urugero nibarurebe imyaka 30 Jay Polly yarapfuye, naracecetse kuko ukuri kwanjye ntabwo kwari gukundwa, sibyo? Sinacecetse, hari ibyo wenda nakoze, ariko ako kantu uvuze ko kudaha umurindi umwicanyi gusa ngo nibwo uri kwiprotectinga ngo kuza gutukana, no kuceceka n'undi musanzu. Nibyo buriya nahoze mbabwira, imba mushaka kubaho, mushaka iyo freedom yanyu twebwe nk'abanyarwanda, hari uguceceka no kuvuga ibyo bintu. Nimba mutabyize, then aho mwerekeza ni hano. Guceceka no kuvuga ni ibintu bikenewe cyane. Thank you Sheila, wakomeza. Urabona mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko nk'ubwo wa mugani uratabariza umuntu, nkaho kugira ngo umuntu aze muri commentaire avuge ngo yego nibyo wa mugani umuntu yagiye ate, ese koko yarabuze. Abafite ibyo bibazo nyine bishobora gutuma n'izo nzego zidusubiza. Ukaza umutuka ngo uri intera hamwe, ukaza umutuka ngo wananiwe iwanyu, ukaza umutuka ngo ibiyobyabwenge byarakwishe. Nimba wumva nta kintu kizima ushobora gutanga ku musanzu wo gutabariza umugenzi wawe, umunyarwanda mugenzi wawe, ntabwo ari papa wanjye ndi gutabariza, niyo yaba ari we, kandi ntabwo ari umubyeyi wanjye ndi gutabariza, ntabwo nta hantu muzi. Iwacu ni Kicukiro, ntabwo imashini zirahagera, ariko zageze Kangura n'abatabara. Nimba umuntu turi kumutabariza wowe ukaba utabishoboye, wijya kuba muri ba bantu birirwa badefanda leta itabibahembera, urajya gusobanura ibirirwa ry'irengero ry'umuntu uvuga ko tubeshya, udakora muri izo nzego urarwana n'iki? Warekeye nta na proof bafite.